Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Authentic Christendom TV. Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini, nicyo Authentic Christendom bisobanura. Ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Bo rero mbanje kwisegura simperutse kuza kubera nyine kumwe nababwiye ko nk'uko Pawulo yabagaho atangiza amatorero anatunzwe no gushinga cyangwa se kubaka amahema, atagombye gusabiriza cyangwa se gutungwa n'amaturo n'ibya cumi. Natwe niko tubayeho, tuba turi kubaka amahema kugira ngo tubone uko tubaho kandi dukore n'umurimo nyine twamagariwe gukora. Niyo mpamvu rero ntari mperutse narindi kubamba amahema. Nibyo rero Dr. Symphorien ndi hano Texas, nkaba nyine ngarutse kugira ngo tuganire. Ubushize nari nababwiye ku bijyanye n'amatora yo mu Rwanda, mbabwira ko umukandida wa FPR atari umukandida legitime ku Mana, bitewe n'ibyigaragaza. Narabivuze mbabwira ko n'ikizaba ikimenyetso nuko niyamara kwimika azaca gusenga. Ntabwo nabivuze bitewe n'uko numvise amajwi nk'uko benshi bavuga ngo bumvise amajwi Imana ivuga. Gisa uko mbyumva, hari ukundi kuntu Imana ivugana nanjye bucece. Ariko kandi hari n'icyo twita prophetic criticism. Njye nuko nkunze kugendana n'Imana mu murimo, mu muhamagaro wanjye. Nkoresha icyo bita prophetic criticism, bigendanye n'uko Imana ivugana nanjye bucece kandi ikanyereka detaye z'ibiri kuba n'ibigiye kuba. Nuko nari nabivuze ko namara kwimika ku ngufu hakoreshejwe uburiganya azaca gusenga, kuko byanze bikunze ibimuha imbaraga zo kuguma ku butegetsi ntabwo ari Imana. Ibyo rero bihanganye n'Imana bigomba guca gusenga Imana, birumvikana. Niyo mpamvu atari intambara yoroshye bene data, mukenyere mukomeze. Niyo mpamvu kandi nyine hakenewe imyigaragambyo y'abera. Niba ari uko bimeze, hakenewe imyigaragambyo y'abera. Nongera ngo tuganireho muri aka kanya, mfatiye ku byo nababwiye nyine ubushize ko umukandida FPR atari umukandida legitime ku Mana, ko ariko namara kwimika azaca gusenga. None byarabaye. None se what is next? What is next? Harakurikiraho iki? Igikurikiraho nicyo nakwita icyo nise imyigaragambyo y'abera. Imyigaragambyo y'abera rero yatangijwe na Yesu Kristo. Hari benshi bazi ko kuba umukristo ari uguhitega umusaya ugatega n'undi bagahondagura, ariko ntabwo ari buri gihe. Hari n'igihe umukristo yigaragambya kuko abaho imyigaragambyo y'abera. Mbere yuko tuvuga rero imyigaragambyo nyine y'abera, reka tubanze tumenye Yesu Kristo. Ni iki cyazanye Yesu Kristo mu isi? Manifesto ya Yesu Kristo, job description. Donc ni iki cyamuzanye mu isi? Turabisanga muri Luka ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 21. Haranditse ngo, umutwe w'amagambo wanditse ngo, ab'i Nazareti bashaka kwica Yesu. Ajya i Nazareti aho yarerewe. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswemo ngo, umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Ni ukuvuga ngo ibyanditswe, ubuhanuzi bwa Yesaya buri mu gice cya 61 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2 byasohoye uyu munsi, uriya munsi Yesu yasomaga uriya muzingo nyine i Nazareti.
nuko ati ibi bisohoye mu matwi yanyu. Namwe uyu munsi rero bakristo bakundwa, bisohoye mu matwi yanyu ko habaho imyigaragambyo y'abera. Iyo bibaye ngombwa habaho imyigaragambyo y'abera. Muri iki gice rero tumaze gusoma nyine cyo muri Luka, ibice 4 umurongo wa 16 kugeza umurongo wa 21, niho Yesu yatangaje ko ari we Mesiya. Kuko mu Giheburayo uwasizwe cyangwa se the anointed one mu Cyongereza bisobanura Mesiya, mu Kigiriki bigasobanura Kristo. Ni ukuvuga ngo umwami Isirayeli yari yarategereje imyaka n'imyaniko yari yigaragaje, ababwira ko azanywe no kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana abakene, kubohora imbohe, guhumura impumyi, kuvana ku ngoyi abakandamijwe cyangwa se inzahare cyangwa ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Umwaka w'imbabazi z'Imana ni yubile muri Bibiliya mu Baheburayo. Abalewi ibice 25 umurongo wa 8 kugeza umurongo wa 12. Aha ni igihe Isirayeli yategekwaga kureka abagaragu cyangwa abacakara bakigenga, n'abafite amadeni bakayakurwaho kandi bagahabwa uburenganzira bwo gusubira mu miryango yabo. Yubile cyari ikimenyetso cy'ubwigenge mu mibereho sosiyale no mu by'ubukungu ku bantu b'Imana. Mu Isezerano Rishya, yubile yatangiye ku munsi Yesu yapfiriyeho ku musaraba azira ibyaha byanjye nawe kugira ngo atwunge n'Imana. Muri Yesu Kristo turidegembya, turi muri yubile, twarabohowe. Uku kubohoka kugendana no guhinduka icyaremwe gishya bikaba ari byo fatizo ry'agaciro mu mibereho sosiyale, mu mibereho politike ndetse no mu bukungu, mu guhindura umuryango cyangwa sosiyete. Ni ukuvuga ngo iki cyigisho cyo muri Luka ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 21, Yesu aravugamo urupfu rwe, guhambwa no kuzuka byari byegereje, akanavugamo akamaro kabyo ku bijyanye n'icyo Bibiliya ivuga ku butabera bw'Imana, aribyo bita mororo mu Cyongereza, cyangwa se la loi morale qu'on appelle aussi l'œuvre de la sagesse divine mu Gifaransa. Ikaba ari inkuru nziza aho ubukungu bwifashe nabi ku bakene, ikaba ari inkuru nziza ku bari mu gihirahiro kubera politiki mbi, imfungwa zifungiye ubusa, ikaba ari inkuru nziza kuri ku bari muri crise sociale, abapfukiranwe cyangwa se abacecekeshejwe cyangwa se oppressed mu Cyongereza. Twibuke ko hari n'abakene mu by'umwuka, hakaba n'imfungwa za shitani, hakaba n'abacecekeshejwe na antikristo. Abo nabo bakeneye kubohorwa no gutabarwa na Yesu Kristo. Iki gikorwa Yesu yakoreye ku musaraba kigashimangirwa no kuzuka, cyatangije imikorere n'imibereho mishya mu bwami bw'Imana mu isi, aribyo bita new order. Ariko hariho na new order ya antikristo. Ariko Yesu yatangije new order ivuga ko Yesu Kristo ari we mwami, apana Kayizari, apana undi perezida wari we wese, niyo yaba ari Kagame. Yesu Kristo ni we mwami wenyine. Mperutse kumva muri Eglise bita indirimbo yatewe n'abantu muri Eglise Vivante ngo yaho bita kwa Ikabuga, ntabwo mpazi, abahazi ni bavuze ngo niho ibyo byabereye. Iyo video nayibonye uyu munsi, nayibonye uyu munsi, aho nyine mu rusengero abantu bari kuririmba Kagame ko ari we mwami. Kira n'ikimenyetso cy'uko nyine ikizira cyageze ahera mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ari ibanga, nawe yarabyemeye ko nyine bari baketse ko ngo atabizi, ariko yavuze ko abizi kandi amushyigikiye cyane. Ubwo rero nyine nimukenyere mukomeze, kandi niyo mpamvu imyigaragambyo y'abera ari ngombwa mu gihe cya none. Pasiteri Rutayisire siniho nabangeze aka kanyara, ntabwo ariho nabangeze, ariko nawe ndaza kumuvugaho, ahubwo naringeze kuri noneho icya kabiri. icya mbere narindi kuvuga nyine manifesto ya Yesu cyangwa se cyazanye Yesu mu isi.
twakibonye muri Luka ibice 4 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 21. Twabonye nyine byamugenzaga uko byari byarahanuwe na Yesaya biri mu gice 61 umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Noneho icya kabiri mu byamugenzaga cyangwa se yamaze gushyiraho iyo new order, ubwami bwa Kristo mu isi, ubwami bw'Imana mu isi, aho Yesu Kristo ari we mwami, apana Kayizari, apana perezida. Noneho yeretse abazamukurikira, abazinjira abazemera kujya muri ubwo bwami bw'Imana mu isi, aho Yesu Kristo ari we mwami wenyine. Ibyagombaga kubaranga ni ibiki? Bagombaga kwitwara bate? Ibigomba kubaranga rero ni ukuba nyine ibyaremwe bishya, mu mibereho mishya n'imikorere mishya muri Yesu Kristo, new order. Ibyo rero biri muri Matayo umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 12. Abantu benshi bakunze gukoresha ibintu by'amashyengo nyine bavuga soma muri Matayo 5. Nkiri muto najyaga numva Matayo 5, abantu benshi bakunze kuvuga ngo Matayo 5, ariko buriya Matayo 5 umurongo wa 12 niho harimo constitution y'ukuntu abera b'Imana bagomba kwitwara, uko bagomba kubaho muri new order, mu buzima bushya bwatangijwe na Yesu Kristo, mu bwami bushya bwatangijwe na Yesu Kristo mu isi. Reka rero tubisome mwumve uko mugomba kwitwara niba mwaremeye kwinjira mu bwami bwa Kristo yatangije mu isi. Uba mugomba kwitwara gute? Icya mbere, hahirwa abakene mu mitima yabo, poor in spirit. Ahangaho umutima ujyanye na spirit, ujyanye n'umwuka. Hahirwa abakene mu mitima yabo cyangwa se poor in spirit, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Kugira umutima ukeneye, ibi ni ukugira umutima ukeneye Imana, ukumva ko kubaho udafite Imana ari ubukene bukomeye, bityo bigatuma wifuza guhorana n'Imana, kabone niyo waba ufite amato mu nyanja. Hari Abanyafurika bakunze gutunga agatoki abazungu bazanye ivugabutumwa muri Afurika, ko bakoresheje uyu murongo mu kumvisha Abanyafurika ko ubukene mu by'ubutunzi ntacyo bitwaye, kugira ngo babone uko basahura Afurika. Uyu munsi menya ko atari cyo uyu murongo usobanura. Uyu murongo uvuga abakene ku mitima, bakeneye kugendana n'Imana, yo itanga amahoro yo mu mutima ku waburaye, mu gihe abamena ibiryo muri puberi bahorana umushiha. Mu gihe wumva utekanye muri Yesu Kristo nta basirikare bakurinze, nyamara perezida urinzwe n'abajepe ahora abundabunda, ahorana ubwoba, ahora yirukana abasirikare, ahora ahindagura abasirikare kubera kutabizera. Aba afite ibyo byose ariko adafite Imana, adafite umutekano uvuye ku Mana. Hahirwa rero abakeneye Imana, ntabwo ari abakene by'amafaranga bivugwa aha ngaha ku by'ubutunzi. Ni abakene naho yaba atunze miliyari, miliyoni na za zindi atunze ibya mirenge, akumva ko ntacyo byamumarira atari kumwe n'Imana. Hahirwa abakene bakeneye Imana, abakene ku mutima, poor in spirit. Ubukene ku mutima ni ugutahura ko utari kumwe n'Imana. Utari kumwe n'Imana ntacyo waba uri cyo. Ni ugutahura ko ntacyo ufite, kabone niyo waba utunze ibya mirenge. Ibyo ndumva birasobanutse bene data. Uyu murongo abantu benshi bakunze kuwibeshyaho, ariko iyi nicyo gisobanuro cyawo. Ni abakene ku mutima, poor in spirit, kumva ko naho waba ufite ubutunzi bungana iki, iyo udafite Yesu nta mutekano uba ufite, nta bukire uba ufite, kuko gukiranya ko ni ugukenera kugendana n'Imana. Icya kabiri, hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa. Yesu amaze gusobanura ibyamuzanye mu isi nabwiye haruguru, noneho yabwiye abazamukurikira mu bwami yatangije uko bigomba kujya. Abazaba bafite amahirwe, hahirwa n'ubwo bwami yatangije, hahirwa abakene ku mitima, twabisobanuye. Akurikizaho ngo hahirwa abashavura kuko aribo bazahozwa.
aha si ugushavuzwa n'ibibazo byawe bwite cyangwa iby'umuryango wawe cyangwa inshuti zawe gusa, ahubwo ni ukubabazwa n'ibyaha byawe. Ibyaha byacu bikakubabaza. Ni ugushavuzwa n'ibishavuza Imana. Ni ugushavuzwa n'umwijima ubundikiye isi. Ni ugushavuzwa no gufunga insengero, udashavujwe n'uko utazongera kubona amaturo n'ibyacumi, ahubwo ushavujwe n'uko ambasade y'Imana mu isi ifunzwe aho uherereye cyangwa aho utuye cyangwa mu gihugu cyawe, mu gihe abafarisayo bidegembya ku ruhimbi cyangwa se kuri aritari. Ariko bazabona ishyano, wabisoma muri Matayo 23 umurongo wa 27. Reka ndebe ko mafite hafi. Matayo 23 umurongo wa 27 haranditse ngo, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Ngayo nguko. Ndabakomeje mwe mushavujwe n'uko ambasade y'Imana yafunzwe mu Rwanda, mu gihe indyarya ziri kuryoshya kuri aritari nka zimwe zaririmbaga Kagame mu rusengero rw'i Kabuga muri Eglise Vivante. Ziriya ni indyarya zimeze nk'imvi isize ingwa. Mwebwe mushavujwe n'uko aheraho Imana hageze ikizira, muzahozwa. Ibi byose mubyibagirwe. Icya gatatu, hahirwa abagwaneza kuko ari bo bazahabwa isi. Aba ni abiringira Imana bakayinambaho no mu bihe bisa naho Imana idahari. Nubwo ibihe bimeze nabi bene data, ntimukagamburuzwe nabyo, mukomeze kugira neza ko muzaragwa igihugu mukishimira amahoro menshi. Soma Zaburi 37 umurongo wa 11. Zaburi 37 umurongo wa 11 haranditse ngo, ariko abagwaneza bazaragwa igihugu, bazishimira amahoro menshi. Ntimucike intege bene data, nubwo Antikristo yazuye umugara, mwebwe mukomeze kugira neza kuko muzaragwa igihugu. Icya kane, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko ari bo bazahazwa. Aha ni ukugira apeti y'iby'umwuka wera. Abakristo benshi barwaye bwaki itagaragara kubera kutagira ubusabane n'umwuka wera. Barya indyo ituzuye. Kurya indyo yuzuye ku mukristo ni ukugira inzara y'ubunyangamugayo no kubishyira mu bikorwa. Kugira inzara y'ubunyangamugayo ni ukugira inzara y'ibishimisha Imana, ni ukugira inzara y'ibiryo by'umwuka wera. Icya gatanu, hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Niba ushaka kubabarirwa, nawe banza ubabarire abandi. Hari imigisha ku batanga imbabazi kuko nibo bazazigirirwa igihe runaka batazi. Wabisoma muri Matayo 7 umurongo wa 12. Icya gatandatu, hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umutima uboneye cyangwa se pure in heart cyangwa se integrity ni ubunyangamugayo, umutima ukeye. Uyu ni umutima utagira icyo uhisha Imana. Ni umutima usenga isengesho ry'ukuri. Mu minsi yashize abantu benshi bamaganye Karidinali Kambanda igihe yavugaga ngo mu Rwanda ni amahoro kuko nta wicwa, nta wuhunga, nta n'usenyerwa, mu gihe isi yose izi neza isenyerwa ry'abaturage bo muri Kangondo na Kibiraro n'ahandi henshi mu gihugu mu Rwanda. Biriya yavuze yakoze n'ibyo akora ni urugero rwiza rw'umutima utaboneye kandi ku mukaridinali. Ubonye abaye n'umukristo usanzwe ariko ni karidinali, niwe mukristo mukuru mu Rwanda, ariko niwe ufite umutima utaboneye kurusha abandi.
ibi ni ibimenyetso by'uko nyine umwijima ukaze ubundikiye u Rwanda, cyane cyane itorero ryafashwe bugwate na Antikristo. Icya karindwi, hahirwa abakiranura cyangwa se abazana amahoro mu bantu, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Mu gihe isi yugarijwe n'amacakubiri, hagakoreshwa intambara n'ubugizi bwa nabi mu gushaka ibisubizo, icyo isi ikeneye si abakunzi b'amahoro bayavugisha umunwa gusa. Hakenewe abaharanira amahoro mu bikorwa bifatika, ariko kandi badateza akaga kuruta ko bari gushakira umuti. Ibi bishoboka iyo hakoreshejwe ukuri mu kwamagana ikibi, hakubakwa ikiraro hagati y'abashyamiranye. Ibi bikunze kugorana cyane. Niyo mpamvu abakomeza umutsi muri ya nzira y'amahoro, muri nzira yo gushaka amahoro, bazitwa abana b'Imana, kuko n'ibintu bigoye kubigeraho. Mperutse kumva ko inkotanyi zategetswe kuganira na FDLR kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, ariko inkotanyi zarabyanze. Iki ni ikimenyetso ko inkotanyi zaba zivugisha amahoro umunwa gusa, bazabona ishyano. Icya munani, hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Aha ni abarengana bazira ko bagaragaweho n'imico, imyitwarire n'imikorere y'ubwami bw'Imana mu isi. Barenganywa aba barengana mu buryo bwinshi. Bashobora gucibwa mu miryango bakomokamo, bashobora kwirukanwa ku kazi cyangwa bakimwa poromosiyo, bashobora gutotezwa n'abagendera ku mahame y'imico gakondo, cyangwa se bashobora guhungetwa na guverinoma, cyangwa se bashobora kwima ijambo mu itorero riri mu buhenebere. Si buri wese wahabwa ijambo ngo ajye kubwiriza muri aya matorero aririmba Kagame ko ari umwami. Keretse abakada b'inkotanyi nibo bahabwa ijambo kugira ngo babwize. Murabibona ko abahanuzi bose bambuye za YouTube zabo, barazifunga, ibindi barabihanagura, kuko bashaka ko havuga inkotanyi gusa, kugira ngo zikomeze zamamaze Antikristo. Ibi nibikubaho, donc ukabona urarenganywa n'itorero n'igihugu n'umuryango kubera kuvuga ijambo ry'Imana by'ukuri, uzamenye ko uri mu muryango udakunzwe n'ab'isi. Yesu yaravuze ngo ibi nubibona uzishime, kuko bizaba bigoye ikimenyetso ko uri mu mubare w'ab'isi, umubare w'abadakunzwe n'ab'isi. Reka tubisome wenda mubyumve neza muri Matayo 11, Matayo 5 umurongo wa 11 kugeza umurongo wa 12. Donc wowe utotezwa, wowe uhutazwa, numvise babwira Pastor Tesire ko azahutara, iryo jambo yakoresheje Farawo mu Rwanda ko azahutara. Wowe uri guhutazwa kubera ijambo ry'Imana, umva icyo Yesu akubwira. Namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe mushime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Donc ibi biri kuba ntabwo ari bishyashya. Impamvu muri iki gihe abahanuzi baticwa ni uko ntacyo baba bavuze ikebura guverinoma. Of course, bien sûr, hari ibihugu birimo ubwisanzure, nka hano muri Amerika nta wafungwa ko yakebuye guverinoma,
ariko muri Afurika tubona ko ni ibintu bigoye cyane, cyane cyane mu Rwanda nyine, duhereye kuri Meshaki tutazi aho yarengeye, n'abandi benshi tutazi aho barengeye. Amayutubi yarafunzwe, byariho birahanagurwa kubera ko nyine antikristu ifite ubukana budasanzwe. Ariko mwe mukorerwa ibyo, Yesu arababwira ngo mumenye ko ni ikimenyetso cy'uko muhagaze muri Yesu neza, kubw'ibyo nimwishime. Ejo bundi Farawo yabwiye Pastor Rutayisire, nari maze kuyivuga, ko nakomeza kwigira intyoza mu kwamagana ifungwa n'isenywa by'insengero, ko agomba guhutara, agomba guhutazwa. Bo icyo ntishimiye ni ukuntu Pastor Rutayisire yahise amanika amaboko. Yahisemo kuramira mu bwami bwa Farawo, ubw'ijuru abushyira ku ruhande. Inzira ijya mu ijuru ntabwo ari inzira yoroshye, hoya si inzira yoroshye, nubwo bamwe bibwira ko yoroshye, ariko burya ntabwo ariko bimeze. Indirimbo iramfasha cyane. Pastor Rutayisire n'uburyo nari nsanzwe mukeka amababa, mu by'ukuri akora umurimo, ariko hari aho agera akagaragaza ko atandaraje. Yigeze kuvuga ko icyatumye inkotanyi zitera u Rwanda zari zije guhagarika jenoside. Irya speech, irya statement yatumye muklasa ko umukada nyine wambaye ikanzu nk'abandi bose. Ariko kamemu hari ibintu akora ukabona ko ari mu iyo nzira y'agakiza, ariko nyine agatandaraza. Gutandaraza rero nyine ni nabyo byatumye nyine bituma mbese ubundi muri iyi minsi asa n'ugiye gutanyuka, kuko nkeka ko Kagame yamaze kumushyiraho agasaraba ko agomba guhutara. Sinzi ko ibyo yavuze naho yasaba imbabazi inshuro magana angahe bizahinduka, ariko yari atangiye neza avuga ati ndakeka yenda Farawo ari bwisubireho, byavuze ntabwo yari abizi, ariko yaje kumugaragara avuga ati no, ibyo ndabizi, ahubwo ndabishyigikiye cyane ko amatorero agomba gusenyuka. Ubwo twatunguwe no kubona Rutayisire nawe avuze ati nisubiyeho, kora ibyo ushaka mwidishyi. Ntibyoroshye nyine, turabizi ko muri icyo gihugu inkotanyi zirica n'ibyo, ariko niwo musaraba. Niyo mpamvu guhamagarwa na Yesu Kristo ntabwo ari igisukari, ni ukwikorera umusaraba. Iyo wikorera rero agace ukawutikura hasi akandi gace, ako nyine intama nazo zirareba bikazicanga. Rutayisire rero wari watangiye neza muri iyo minsi, ariko ukuntu Yesu yamanika ntabwo byagaragaye ko urimo neza. Ntabwo ari ukugucira urubanza, ariko ni ibintu byabaye muri public, ndumva kubivugaho atari amatiku. Yesu amaze gusobanura icyamuzanye muri Luka ibice 4 umurongo wa 13 kugeza umurongo wa 21, nk'uko byahanuwe muri Yesaya ibice 61 umurongo wa kugeza umurongo wa 2, amaze no gusobanura imyitwarire mishya igomba kuranga abemeye kugendana nawe mu bwami bushya yatangije mu isi, nk'uko twasomye muri Matayo 5 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 10, agashyiraho n'agashinguracumu ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. Yahise atangaza impinduka bigomba kuzana ku bakristo. Donc Yesu amaze gutangaza cyamuzanye mu isi, nk'uko biri muri Luka ibice 4 umurongo wa 16 kugeza umurongo wa 21, nk'uko byahanuwe muri Yesaya umurongo wa 61 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 2. Akanavuga noneho uburyo abakiriye ubwo bwami bushyashya yatangije bagomba kwitwara, nk'uko biri muri Matayo ibice 5 umurongo wa 1 kugeza umurongo wa 10, ndetse n'agashinguracumu kari ku murongo wa 11 n'umurongo wa 12. Noneho yahise atangaza impinduka bigomba kuzana ku bakristo. Aha muhumve neza, impinduka ni ukuba umunyu n'urumuri by'isi mu isi. Umunyu n'urumuri by'isi nicyo kigomba
niyo mpinduka igomba kuba mu buzima bw'umukristo, ni ukuba umunyu n'urumuri by'isi. Mbere y'uko firigo zaduka, firigo ndakeka murazizi, zimwe bya bimashini bashyiramo bigakonjesha inyama, bigakonjesha ibiryo, babyita firigo, sinzi uko babyita mu kinyarwanda ariko ndumva ari firigo. So mbere y'uko zaduka rero, umunyu niwo wakoreshwaga excuse me, mu kuranzika inyama. Umunyu wangiritse utashobora kuranzika inyama ntacyo wabaga ukimaze. Hanyuma inyama nayo itaranzikishijwe umunyu yarangirikaga nyine ikabora. Isi yangiritse nk'inyama itaranzikishije umunyu, isi turimo yangiritse nk'inyama itaranzikishije umunyu, cyangwa se yaranzikishijwe umunyu wakayutse. Umunyu wakayutse ni umukristo w'izina gusa, ni umukristo w'igicupuri. Ni nka Rutayisire wahisemo ko u Rwanda rumera nk'inyama iri kubora kubera kubura umunyu wo kuyiranzika. Mu by'ukuri ntabwo ndi kumucira urubanza, ariko ko yari yatangiye akomeza yenda ari kubizira birumvikana, ariko hari imbaraga byari gutera abandi bakristo. Ariko yahisemo kwisubiraho, ni uko wa munyu yari afite urakayuka, maze inyama nayo ikomeza kubora. Ni kimwe no kuba uri mu mwijima ufite urumuri ukarwubikaho ikibindi. Hari igihe abera b'Imana nk'umunyu n'urumuri by'isi bigaragambya. Pastor Rutayisire yari yabitangiye, ariko ahita yisubiraho mu maguru mashya. Mu byo Yesu yatangije harimo no kwigaragambya cyangwa se kurwanya umwijima, nk'uko biri muri Yohana ibice 8 umurongo wa 12. Reka yenda tuhasome Yohana ibice 8 umurongo wa 12. Yohana ibice 8 umurongo wa 12 yanditse ngo, Yesu yongera kubabwira ati, ni jye mucyo w'isi, unkurikira ntazagendera mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Ngayo nguko gukurikira Yesu ni ukugendera mu mucyo, ni ukwamagana umwijima. Amatorero yo mu Rwanda abundikiwe n'umwijima, abagombye gufata iya mbere bari kubikaho ikibindi ku rumuri Imana yabahaye, umwijima ukaganza. Abatapfunye umuzingo wa manifeste ya Yesu bakoresha amagambo atyaye nk'inkota yashyizweho ubugi n'Imana. Hari igihe biba ngombwa umukristo akavuga amagambo akomeye, agakora ibikomeye, kuko Yesu nawe yarabikoze. Kandi no muri Yesaya biranditse. Reka dusome muri Yesaya ibice 49 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2. Yesaya 49, Yesaya 49, Yesaya 49 umurongo wa 1 n'umurongo wa 2 haranditse ngo, kansome muri Bibiliya yanditswe vuba aha, banza ariho biri bwumvikane neza. Haranditse ngo, mwabatuye ibirwa nimunyumve, abo mu mahanga ya kure nimutege amatwi. Uhoraho yampamagaye ntaravuka, yanyise izina nkiri mu nda ya mama. Amagambo yanjye yayagize nk'inkota ityaye, yandindishije ububasha bwe, yangize nk'umwambi utyaye, ampisha mu mutana we. Hari igihe nyine abakijijwe bakoresha amagambo
atyaye nk'inkota. Iyo Satani yazuye umugara, ntabwo gukizwa ari ugutendereza gusa, ntabwo gukizwa ari ugusura abarwayi gusa, ntabwo gukizwa ari ugufasha abakene gusa n'imfubyi, harimo no kurwanya umwijima w'imikwa na antikristo. Ni nayo nshingano ikomeye yo gukizwa. Abasesenguzi bavuga ko gutinya imyigaragambyo yategurirwa mu madini ari imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye Farawo wa Gasabo afunga insengero, hakaba hakurikiyeho no kuzisenya. Ntibazisenye kuko zubitse ikibindi ku rumuri rw'Imana, zabaye umunyu wakayutse. Mbiseguyeho abari mu matorero mu Rwanda, turabizi ko atari mwese mwayobotse antikristo, ariko iyo urumuri rw'Imana ruri muri mwe mutarwubikaho ikibindi, ntabwo Satani ari kugira imbaraga zo kubasenya. Ariko kuko mwubitse ikibindi ku rumuri Imana yabahaye, umunyu mufite ugakayuka, Satani yarabigaruriye. Ni ahanyu nko kugira ngo urumuri muruvaneho ikibindi kirubundikiye. Ni ahanyu kugira ngo umunyu wanyu ntukayuke. Yesu nawe bitabaye ibyo, iyo izi nsengero zitaza kuba umunyu wakayutse, ndetse imuri zubitseho ibibindi, bitabaye ibyo, iyo izi nsengero zitaza kuba umunyu wakayutse ndetse imuri zubitseho ibibindi, abakristo bo mu Rwanda bari kwigaragambya ku myanzuro y'umwijima ubundikiye u Rwanda, kuko na Yesu yigaragambije kenshi. Ndumva nari nabivuze, nuko hano wenda mbivuze ndi kubisoma, nari nabivuze nyine ko ufite urumuri ntarwubikaho ikibindi, ufite umunyu ntatuma ukayuka. Niba ari iby'ukuri mufite, ntabwo antikristo yagombye kubaganza. ariko ko mwaretse umunyu ugakayuka, umwijima ukaganza umucyo, icuraburindi rirabugarije bene data. Yesu nawe yanyuzagamo akarakara, nk'igihe yahanganaga n'ikiguri cy'ibisambo i Yerusalemu. Reka yenda tubisome kanwa kwa amazi. Tubisome muri Matayo 23 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14. Matayo 23 umurongo wa 13 kugeza umurongo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru, ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjiremo, kandi n'abashaka kwinjiramo ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi, kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Ngayo nguko. Ayo ni amagambo Yesu nyine yabwiye abafarisayo. Murabona ko yanyuzagamo nawe akigaragambya, akarakara, akavuga amagambo akomeye. Yigeze no guhangana na shitani mu butayu, nabyo buri muri Matayo 4 umurongo wa 10. Reka turebe uko Yesu yabigenje ubwo yahanganaga na shitani mu butayu. Matayo 4 umurongo wa 10.
Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe aba ariyo ukorera yonyine. Genda Farawo, Yesu Kristo niwe mwami. Iyi niyo myigaragambyo y'abera mbararikira bene data. Muti genda Farawo, Yesu niwe mwami wenyine twemera. Yesu yongeye ati mugandukire Imana yonyine, maze murwanye Satani mumutibikane cyangwa se mumuvudukane. Nabyo biri muri Yakobo ibice 4 umurongo wa 7. Yakobo ibice 4 umurongo wa 7. Yakobo ibice 4 umurongo wa 7. Yakobo ibice 4 umurongo wa 7 haranditse ngo nuko rero mugandukire Imana, ariko murwanya Satani nawe azabahunga. Ngubwo ubutumwa bwanyu bw'uyu munsi ba Kristo bavandimwe, mwugarijwe na Antikristo mu Rwanda, nuko mwagandukira Imana mukarwanya Antikristo kugira ngo nawe abahunge. Ntabwo byoroshye, turabizi ko inkotanyi zica, zikabaga, zikakorera ibi byose, ariko niyo mpamvu niyo mwahisemo kuba abakristo, ni ukwikorera umusaraba, ni uguhara amagara, niyo nzira y'umusaraba. Kuyinyuramo ntabwo ari imikino, ni uguhara amagara. Nahanyu rero ho kureka umunyu wanyu ugakomeza ugakayuka, ndetse n'urumuri mwahawe n'Imana rugakomeza rukubikaho ikibindi. Amahitamo ageze imbere yanyu mu bihe bigoye. Muhitemo gutenguha uwabahamagaye, mube umunyu wakayutse n'urumuri rwubitseho ikibindi, cyangwa se mwikorere umusaraba wanyu, muvane igihugu cyanyu, igihugu cy'abasogokuruza banyu, mu mwijima wa Antikristo. Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana y'umucyo ibane namwe bene data mu nzira y'umusaraba ibakomereye cyane. Mu izina rya Yesu wabagize ibyaremwe bishya mu bwami bwayo, yatangije mu isi ngo mube umunyu n'urumuri, kandi yabagize kwamamaza cyangwa se kugeza urwo rumuri Imana yabahaye ku bandi. Ibyo rero nimubikore mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu, wabambwe rimwe gusa tukabamburwa. Amena.